Ubuhamya bubabaje bwa bamwe bafashwe ku ngufu n'ingabo za FARDC. Aha ngaha ni bamwe mu ngabo zari ziri imbere y'urukiko, nyamara bamwe mu batangabuhamya batanze ubuhamya bwababaje benshi bavuga ko basambanyijwe n'aba basirikare. Rero kurikira iyi nkuru kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe ukurikire ubuhamya bwa bamwe. Aha ngaha ni ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR n'indi iri mu ihuriro rya Wazalendo rishyigikiwe na leta, bashinjwa gusambanya ku gahato abagore benshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Raporo y'umuryango Amnesty International yasohotse kuri uyu wa 20 Kanama 2025 igaragaza ko ubu bugizi bwa nabi bwakozwe mu bihe bitandukanye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umugore w'imyaka 40 waganiriye n'uyu muryango yasobanuye ko mu mpera za Werurwe uyu mwaka yahuye n'abarwanyi 10 ba Wazalendo bari mu modoka, baramuhagarika bamusaba amafaranga bakoresheje ururimi rw'igitembo. Yagize ati nari mfite ubwoba, naravuze nti mumbabarire, barabyanze. 6 banjyanye mu ishyamba, 4 basigara mu modoka, bankuyemo imyenda. Nyuma yo kugerageza kumvikana nabo baranziritse, mbere yo kunsambanya barankubise, bamfutse umunwa bakoresheje umwenda. Uyu mugore yakomeje ati ukuboko kwanjye kw'iburyo bakuziritse ku giti, ukw'ibumoso bakuzirika ku kindi, baramfukamisha. Ubwo bamfataga ku ngufu, uwansambanyije yarankubise, bose uko ari 6 baransambanyije. Yasobanuye ko Wazalendo bamaze kumusambanya bamutaye aho ngaho, tabarwa n'abantu banyuzaho bamujyana ku bitaro. Ahamya ko nubwo yahawe ubuvuzi, ubu akaba ajya mu kazi yumva umubiri we utameze neza kubera uburyo yangijwe. Undi mugore yatangaje ko yabanaga n'abana be 4 mu nkambi iri mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Muri Mutarama 2024 yasubiye mu isambu ye gushaka ibyatunga umuryango we, ahahurira n'abarwanyi 3 bo mu mutwe APCRS ukorana na FDLR, bamubwira ko nagerageza kwiruka bamurasa. Ati baramfashe bafata icyemezo cyo kunyica. Umwe muri bo yaravuze ati aho kumwica ibyiza nuko twakoresha umubiri we. Bampiritse hasi bankuramo imyenda, ntabwo nari kubyanga kuko abana banjye bari kubura nyina na se. Narabyemeye kugira ngo ndinde abana banjye. Nyuma yo kumusambanya nk'uko yabisobanuye abo barwanyi babwiye uyu mugore ko nakora ikosa akavuga ibyamubayeho nibongera guhura nawe bazamwica. Ati icyo mbifuriza ni uko ibyambayeho nabo byababaho. Imana yonyine niyo izi igihano bazabona. Nanone muri Kivu y'Amajyaruguru, undi mugore wahawe izina Sophia kubw'umutekano we yagiye mu isambu gusoroma isombe, ahura n'abarwanyi 4 akeka ko ari abo muri Nyatura na FDLR, bambaye imyenda itose, basa nabi, banywa urumogi. Yabwiye uyu muryango ati bambwiye ko nsubiraho navuye, barambwira bati utekereza ko wasubirayo? Nagerageje gusubiza bankubita urushyi. Ntekereza ko bari Nyatura na FDLR, bavugaga ikinyarwanda, banywaga urumogi, basaga nabi rwose. Bavuze ko nta bagore bafite, bityo ko iyo umugore aje muri uyu murima bamusambanya. Sophia yasobanuye ko aba barwanyi bamushinje gukorana n'umutwe wa M23, bityo ko bagomba kumusambanya. Ati narabarwanyije, ndatabaza ariko ntawaje kuntabara. Bambwiye ko ndi gutabaza kugira ngo M23 inyumve. Baravuze bati ariko niba nakumva ntacyo badutwara. Yakomeje ati banciriyeho imyenda, 2 bari bafite intwaro, ubwo barangizaga kunsambanya nari nambaye ubusa,
narihishe ntegereza ko hari umuntu waza akampa akenda ko kwitwikira, nkambara nkajya mu rugo. Uyu mugore yasobanuye ko kuva aho mu mudugudu bamenyeye ko yafashwe ku ngufu bamugize igicibwa, kandi ko n'umugabo we yamutaye kubera ibyamubayeho. Yafashe icyemezo cyo kudasubira ku rusengero bitewe n'isoni. Abasirikare ba FARDC basambanyije umugore utwite. Muri Gashyantare 2025 abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Bukavu mbere y'uko binjiramo. Abasirikare ba RDC bari bawurimo ndetse na Wazalendo bahunze berekeza muri teritwari ya Uvira, basiga bakoze ubugizi bwa nabi. Umugore w'imyaka 28 w'i Bukavu yavuze ko mu ijoro rya tariki ya 12 Gashyantare we, umugabo we n'abana bari baryamye, yumva abasirikare ba RDC bakomanga basaba ko bafungura urugi bwangu cyangwa se bakarurasa. Ati bakubise urugi rurafunguka, babonye umugabo wanjye baravuga bati muracyakora iki hano? Binjiye mu nzu batangira gukubita umugabo wanjye. Bari batatu baganira muri ngara, babiri basohoye umugabo wanjye batangira kumukubita. Bankururiye muri salo barambaza bati ushaka gupfa cyangwa ko tukubabarira? Natangiye kurira no gutabaza. Uwarimo imbere yanteye umutego angusha hasi. Naramubwiye nti ushaka gukora iki? Ndatwite. Yaravuze ati simbyitayeho, ntacyo bimbwiye. Umwe yahaye undi intwaro mu gihe yari mu gikorwa. Uwa mbere yararangije, uwa kabiri araza. Narasakuje cyane. Uyu muryango wasabye leta ya RDC gukora iperereza ku bofisiye ba RDC bagize uruhare mu byaha by'intambara no kurenga gukomeye ku burenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihe cy'intambara ibera muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Umuyobozi wawo muri Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo, Tijer Chagata, yagize ati igihe ni iki ngo Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yubahirize isezerano yatanze ry'ubutabera no kubaza inshingano kugira ngo abarwanyi ba Wazalendo bakoze ibi byaha bagezwe mu butabera, abandi basubizwe mu buzima bwa gisivili.